Amahoro y'Imana nshuti bene data, dukomeje kubana muri ya gahunda ifunguro ry'umunsi. Ndizera ko mwese aho mwaraye mwabyutse neza ku migabane itandukanye y'isi. Ndagira ngo twongere dusangire ijambo cyangwa se ifunguro ry'umunsi wo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2024. Ndizera ko mwese mutangiye neza icyumweru kandi muguwe neza. Ndabifuriza kuza kugira intangiriro nziza y'icyumweru. Rero mbere yuko tuganira amagambo y'Imana yashyize ku mutima wanjye, ndagira ngo munyemerere uko bisanzwe mbaririmbire indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha ibice 123. Niturangiza tuganire amagambo y'umunsi cyangwa se ifunguro ridutunga ry'umunsi. Yesu ni wowe usambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashya ndasinyabone nasuru n'umutima iteka. None Yesu mama we
haleluya. Imuririmbyi yaririmbye neza cyane, aravuga ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Arangije aravuga ngo najyaga njya kwiriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, ngo naba ngiye kunywa agakama ubwo nuko nkayabura nkiheba. Muri make ntabwo harimo isomo rivuga ngo hano hanze umuntu ashobora kwirukanka mu byaha ariko ntashire inyota, ariko maze kugera muri Yesu inyota irashira. Reka dusome ijambo ry'Imana ritoya nateguye hano, avuga muri Matayo ibice 11 haravuga umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Bene data, ndashaka kubabwira ngo gukorera Imana cyangwa se gukorera Yesu ntabwo bigoye, biroroshye cyane. Icyo usabwa wowe ni ukwemera ukaba umugaragu we, ukumvira amabwiriza ye, ukumvira ijambo rye, ukayoborwa n'umwuka w'Imana. Hari abantu benshi baruhijwe n'ibyaha, hari abantu benshi baruhijwe n'inzoga, hari abantu benshi baruhijwe n'ubusambanyi, hari abantu benshi bemera bagatanga n'ubutunzi bwabo kugira ngo babashe gukora ibyaha. Yesaya arandika aravuga ngo kuki mwarinda mujya gutanga ubutunzi bwanyu kandi ari ubuntu. Araba mu bice 55 umurongo wa mbere avuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu mutishimira umubyibuho. Hano rero iyo urebye muri iki gihe uragenda ugasanga hari ibigo byinshi ubungubu by'inzererezi, hari ibigo byinshi bifite abana babaswe n'ibiyobyabwenge. Kubera iki? Bahora bafata ubutunzi bwabo bakabushora muri ibyo biyobyabwenge, muri ubwo businzi, bakaruhira muri ubwo buzima. Kandi nyamara muri Yesu uramusujemo rwose waruhuka, ntabwo wakongera kwicwa n'ibyo byaha. Ndagira ngo bene data mbibutse ko Yesu Bibiliya imugereranya nk'indogobe y'inyamaboko yiteguye kwakira imitwaro yacu, imiruho yacu n'imibabaro yacu. Niwe udushoboza kuri ibyo byose bituruhije. Hari ikintu umuntu aba afite cyamubase, yarananiwe kureka inzoga, yarananiwe kureka ubusambanyi, yarananiwe afite ikintu cyamubangamiye kimuruhije, ariko Yesu yiteguye kumuruhura, yiteguye kumufasha kuva muri ubwo buzima. Navuga ngo umuntu ashaka yavuga ngo kuki wakomeza kuruha kandi ukuruhura yarabonetse? Niko twavuga nk'isanganyamatsiko y'iri jambo. Ni kuki wakomeza kuruha kandi ukuruhura yarabonetse? Kuki wakomeza kugorwa? Yesu yarabonetse. Ufite icyifuzo runaka cy'ubugingo, hari icyaha cyakugoye, hari ikintu kikugoye ushaka gukizwaho. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo utangire icyumweru uvuga uti ndashaka kuruhuka kuri iki kintu, nifuza gukora ibyiza ariko bikanyitanga imbere. Nifuza ko iki cyumweru ndetse n'indi minsi yose izakurikiraho ntazongera kugwa mu mutego w'iki cyaha gihora kigerageza, haba mu rugo, haba mu kazi n'ahandi hose. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusengere wowe wumvise iri jambo. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje ko twibukije ko ari we buruhukiro, ari wowe
mahoro yacu, ari gutanga ibyishimo, ari gutanga amahoro mu mitima yacu. Niwe wavuze ngo abaricyo n'abaremerewe nituze tugusange. Uyu mwene data afite icyifuzo, arifuza kuruhuka. Ndamukweretse aho ari. Iki cyumweru agiye gutangira ndetse n'indi minsi yose, iki kimugoye, Mwami Yesu Kristo, kamere yose yaba afite imuruhije uyimuruhure. Urakoze urakarama kubyumvise kandi ukoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu bisenze, amen. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe. Mbifuje gutangira icyumweru cyiza, mwese mufite kuruhuka mu mitima yanyu. Amen, amen, amen.